Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki 30 kwezi kwa gatatu, umunsi wa 89 mu minsi 365 iminsi igize umwaka. Ijambo turi busome ni ijambo turi busange mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ibice 22 tuhera ku murongo wa 39 tugeze ku murongo wa 53. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu asengana umubabaro. Arasohoka umurongo wa 39, arasohoka ajya ku musozi wa Erayoni nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'aterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, niba ushaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga kuko yarababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda, arababaza ati kibasinzirije niki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Akibivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe muri bo 12 akigiye imbere. Nuko Yuda yegera Yesu ngo amusome. Yesu aramubaza ati Yuda, uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma? Kumwe nawe babonye ibyenda kubaho, baramubaza bati Databuja, tubakubita inkota? Umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu aravuga ati rekeraho. Amukora ku gutwi aragukiza. Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare barinda urusengero n'abakuru bamuteye ati munteye ng'abateye umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate. Ariko noneho iki ni igihe cyanyu, ni icy'ubutware bw'umwijima. Amen. Iri jambo riri gusobanura ukuntu Yesu yasabye abigishwa be kugira ngo basenge batagwa mu bishuko, kuko we yari azi neza ko agiye kubakurwamo ndetse no gupfa urupfu rubi rw'agashinyaguro ku musaraba. Amoshya abigishwa be bari bagiye guhura nayo, n'ibishuko bari bagiye guhura nabyo byari bitandukanye n'iby'ikindi gihe bagiye barahura nabyo. Ni byo gushidikanya, batekereza ati umuntu twari tuzi ngo Mesiya, aho twari tuzi ko azadufasha kwicara ku ntebe z'ubutegetsi, nk'ukuntu agiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro nk'uko yari yamaze igihe kinini agenda bibabwira, nyine bikabaca intege mu mitima yabo. Bari bagiye kandi guhura n'ibigeragezo byo kwirukanga bahunga kuko uwari ubahagarariye bari bamaze kumwica, ndetse no kwihakana umwami wabo Yesu, kuko nibyo byari bigomba gukurikiraho. Rero ibyo bishuko nayo mosha bari bagiye kuzahura nayo, Yesu yari yababwiye ngo basenge kugira ngo batazahura nabyo, kugira ngo batagwa mu mosha, batagwa mu ibyo bishuko. Bari bakeneye gusubizwamo ibyiringiro n'imbaraga. Ese wowe uri kunyumva, ahari ari igihe wigeze ugica mu bintu bikomeye, kumva uguye mu mosha yo gushidikanya hari Imana? Gusenga niwo muti wonyine kandi bitwongeramo imbaraga. Yesu yasekaga kenshi kandi niwe citegerezo cacu, natwe dukwiye kumwitegererezaho, dukwiye kumufatiraho, kuko yahoraga igihe cyose kinini ari gusenga. Niwo muti wonyine wo kugwanya ibishuko nk'ibyo ngibyo. Nawe shaka wa mutima wari muri Kristo, nguko Paulo yabyandikiye Abafilipi, arababwira ngo mushaka wa mutima wari muri Kristo, kuko we yabambwe twe tukabamburwa. Ariko dukwiye kujya tumwizereramo kandi tukagira uruhare rwo kumwiringira, tukagenda nk'uko nawe yagendaga. Ufata ibihe byo gusenga, ukomeze usenge, ushiremo imbaraga. Imana ntabwo izagutererana. Ijambo ryo kuzirikana ni ijambo rivuga ngo Imana ntabwo izigere gutererana, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 41 umurongo wa 10 n'umurongo wa 11. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakarariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Kwakira neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ugiye kurizirikana, ukumva ko udakwiye gutinya kuko uri kumwe n'Imana, kandi ntukihebe kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Wibuke ko yakubwiye ko kuri uyu munsi igiye kuzajya igukomeza, ni koko nzajya ngutabara mu bikomeye byose uzajya unyuramo. Ujye upfuka musenge, Imana izajyaigutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Kwakira